biheruka Kabera ashidikanya ko muri we Mpambara yaba ari we wibye amafaranga muri butike ya Marigarita, kindi gitete akozwa gahunda yo guteganya imbyaro. Ubu byifashe bite? Kurikira umukino. Ibihumbi 5, 10, 20. Niko mamba. Ayiwe. Karame kabe. Dirimo nibi. Ntabyo da. Nikoraga hisamba abakecuru yashishutse. Ngahitira hino mubaze. Yewe, kunyitegeza cyane sare icyo nakoze. Nisuhe rwose babashitsi ntibaheruka koza. Sibyo nshaka kukubaza. Ngaho mbaza nta kibazo Papa Ganza. Niko ye. Karame. Nibyo koko ejo wageze kuri butike ya Marigarita? Cyane rwose. Yego ko tateje imbere bene wacu subwo nabigira nde wundi. Wahaguze iki niki? Natwaye umunyu, ntwara isabune, ntwara tuwe twa radio. Yego. Sinuka n'utundi tuntu tw'amafuti natwaye. Maze namuhaye 2,000 ndamubwira ngo ntirwa ngarurira. Yarishimye mana yanjye. Ntushobora kubyimba mukuru wanjye. Buretse kuvuga menshi ndangize kukubaza ibyo nkubaza. Nta kibazo. Hanyuma se Mpamba. Karame. Uvugishije ukuri nta mafaranga wateruyemo? Nyaterura hehe? Mu munyu winjisha Mpamba. Uyaterura habikwa? Yego mana nyagasani. Njyewe harundi ndi kuvugana nawe se nterura amafaranga ariko naragowe koko. Uba amafuti yose agiye kujya nyitirirwa. Mana we, niba ntararemwe nk'abandi, niba ari ukutagira igitinyiro, ese ubundi mubi cyane cyandeba nabi cyane ku buryo mumbona mu bujura. Papa Ganza murambabaje gusa nta kintu. Nukuri murambabaje. None se ibyo byose uvuze n'ibyiki Mpamba? Oya rwose mukuru wanjye, ibi birakabije nukuri. Njyewe ubwo urumva iryo kosa narikora koko, n'uburyo nabasabye imbabazi, nkabemera ko ngiye kubabera umwana mwiza kugira ngo muzansubize mu ishuri. Murumva ntatinyuka kuri bane koko. Erega nanjye naba niyibye Papa Ganza. None se natera ntaye mafaranga mbizi neza ko ariho muzakora inkunga izanyishyura kaminuza, bityo inzozi zanjye zikaba impamo. Urumva nabitinyuka gute koko? Ko mubwira nawe usibinye bicyumuka cyane. Ndamenyera ibiki koko? Ariko urabisinziriye koko we. Wahora niki? Nariwe cyane kwihanga. Birumvikana ariko. Gusa tudusansinziremo turamfashije. Nagufashe cyane rwose. Wagize Imana amaboko arahari. Azanyuzamo gusigarireho nawe uryameho udusaduke nkuko yabigenje ubu. Hanyuma usubire umwana ukomeze no mwingingire konka. Wahora niki? Birumvikana. Ugira ngo se umuntu mfite uzanshiramo vuba. Sheri humura bizakunda. Kuba mama aza kunsigariraho byo nta mahirwe atagira uko angana. Akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu koko. Ubonye ngo azongirire impuhwe nk'izi kandi nta wundi wigeze azigira. Ahubwo se Sheri, ndakumva. Waje ubanje kwigenzura? Nigenzuye. Ibimenyetso nigenzuyeho biracyagaragaza ko nkiri mu bihe bitari by'uburumbuke. Ni ukuvuga ko ku rupapuro nanditseho ibimenyetso nigenzuyeho uyu munsi bigaragaza ko ndi mu bihe bitari by'uburumbuke. Ubwo inkondo y'umura igiye hasi irakomeye kandi irafunze cyane rwose. Yego sha. Yemwe mwaramutseho. Kwihanga. Karame. Genda undebera umuntu usuhuza. Ndumva avuga nka mukuru wanjye Helena. Ubango kumurebe mita nyamukazi? Yego. Waramutse Helena? Waramutse neza. Ndabazindukiye. Hari icyo se? Hanerega ndi nkiwanyu. Mukuru wawe se? Karibu ho. Na mahoro Helena. Ni amahoro rwose. Ngaho ni musigarane nge misenge ku kazi. Mwirirwe neza. Yego wirirwe. Sora, mumeze mutese? Sha. Turaho bisanzwe Helena. Ni bya bindi nyine nta gihinduka. Kateta se shenge kamerewe gate. Yewe. Kwa kundi ntabwo karoroherwa pe. Erega maye kagize ubushye bukomeye. Ndabizi shenge. Hewe mu gitondo tukimara kuvugana nanze guhita nza kuko harumbwiye kugiye kwirambikaho gato.
sha numvaga ananiwe cyane nuko nsaba mama kuza akansigariraho nanjye nkaza nkirambikaho gato sha uzi umunaniro nari mfite shanda kumva rero agira atya akansimbura ati nawe taha ujye kuruhukaho gato ariko nyine n'utwo dutotsi nsinziriye amasaha 2 cyangwa 3 sha ndumva ngaruye ubuzima neza simva se sha gusa nkango hagatima kose kibereye ku bitaro ntekereza umwana wanjye teta sha birumvikana sora hagati aho rero sintinda sora nanjye kukubwira ko ku mboga twahinze muri wa mushinga wacu zimwe muri zo zimaze kwera nibyo se ubwo rero nashakaga kuzishakira isoko nkazigurisha none nta mafaranga avuyemo tukayagabana yababa we mana ni nziza pe none se here kuki utabikoze koko ubwo ntubuje hano nzaniye amafaranga umva sha nta kintu kimwe nakora muri iriya mirima ntabanje kubikumenyesha sora tugomba gukora ibyo twumvikanyeho twembi yego nabyo nibyo ariko nyine kugeza ubu nkurikije ubukene dufite muri uru rugo n'uburyo dukeneyemo amafaranga ni ukuri ngo uhawe uburenganzira ikitwungukira cyose ujye ugikora nushaka kubimbwira inyuma ufite inote mu ntoki unzaniye kabyara uburwayi bwa teta bwaduteje ubukene ubworozi bw'inkoko nabwo buri kuduhombera mbese mva simbizi pe ntabwo nzi ahantu tuzahera kugira ngo twongere tugere aho twari tugeze yewe sha uburibwe bw'ubukene ndabuzi sora ubwo noneho mpite njya kuzisarura nzijyane mu isoko yego ko watinze ahubwo kandi na Suzana hari imibyizi tutamwishyuye nibazigura nawe mwishyure data we dore udukoresho murore none se mpamba ako kabitse hari ako twigeze tubara mu byo nakwemereye kuguha ako twakabaza ariko rero Dave rwose ushatse washyiramo imiyaga ku kanyongezi agenda man ibi byuma by'imiziki sha nta nyongezi ibamo ngaho igirayo iki kiradiyo ngitereka imbere yawe nacyo ndabona ari sawa da igirayo ko kitavuga Dave ubu ntumangitse koko kare mwana umutima nawe ngira igirayo nkwereke igirayo ubu mbese radiyo va kuri twa tubiri tuwaje umbwira ngahora umbwira yo nguha ubwo n'iki kiradiyo hamwe n'iyi kompiyuta ariko urabizi twavuganye byarangiye none se ntabwo uganye kuko David umuturanyi wawe kweri erega unabaye umukiriya w'imena ngaho kunshakira inzu ngaho kunshakira imari David shyiramo imiyaga kabisa yenda mana ariko ubwo wumvise uko iradiyo ivuga cyangwa ntabyo wumvise nyine nabyumvise wabyumvise reka nta miyaga nashyiramo mbandoga daka reka ahubwo icyo ndi bugukorera ukagenda wishimye ni uko iyi laptop nyigushyiramo udufilime tw'ubwenge n'imiziki ya danje urumva ku buryo uzajya ubishyiramo wicare mu isantere abantu bagahurura irahira uravuga iki ko ngomba gukaba ikibanza kiza gikurura abakiriya ariko rero David wenda kugabanya igiciro byanze reka niyakire ariko ikibazo ni kimwe ntayo mfite ubu ngubu ubu suremera gufata yo mfite ubu ngubu aninzabe nyakwishyura ngeze bintwaye iki dupfa kugirana inyandiko gusa ngeze imana urupapuro n'ikaramu mbibona hafi tugiye kwandikirana amasezerano ngo amasezerano cyane wanyizeye ko ntawe nzagucikira reka uramenye mpamba uramenye rwose nta muntu njye nizera kuri urwo rwego wapi kabisa niyo waba undi minote ya senkisa nge turandikirana ukambwira igihe uzayimpera twagiye ahubwo amasezerano umva nako akira urupapuro wiyandikiriwe n'umukono wawe kandi ushyireho n'itariki uzanyishyuriraho ayo umpaye nayo nsigayemo sibyo ariko se kuko David ibi kuko byari ngombwa ariko dore kiriya cyarukuru kizunguza amabuno baba we nuko gusa ikindi gihe uzahora muri urwo koko ariko ntukashotore wamwe ntumvuze bazunguza amabuno hari ubwo nkuvuzemo bakorerwa harageretse ikindi gihe kiri igiti mbabarana isomera icupa rwose sinkunda kunywera mu ntonganya muranywa mwenyine rwamwe ku buzima bwacu naba nawe rate ntiwongere guterana amagambo na kindi giti ngaho nimumvireho indi mwe sha twatubikuniga nimumfatanya na Kabera sha ngo Kabera yakugize ate Kabera yaranyirukanye sha mwabagabo yaranyirukanye yaranyirukanye kurukana he ubu ikintu giti nikoreye ibibazo uruhuri
ibibazo ubukene iwanjye bwibereye mu bwisanzure buridagadura uko bushaka gutunga umuryango wanjye ni ikibazo kubona ibitunga umwana nabyaranye n'amahoro byo bikaba ibibazo byikubye kangahe wowe wabyiteye bahungu mwe ntababeshye n'ubwa mbere mizi inzoga ikanga kumanuka kubera ibibazo mbabarira agabanyamaganya iruhande rwanjye Kindege byashyizemo ahubwo mu makati kuko na mbere ugifite akazi urwo rugo uvuga ntacyo rumarira kuko ni ukuvuga nawe Berina Helena si we birya akimara ndetse kugeza n'uyu munsi ntacyo namariraga urugo rwawe ibyo se hari ubiyobewe turabizi Kindege wavuze ko wabuze uko wayigorera icupa ubundi iyo uza kuba ushyira hamwe n'umugore wawe Helena mukizigamira ubwo bukene uvuga bwidagadura mu muryango wawe buba bwarabonye aho bupfumurira ako nk'ubwo Helena muba mumuzanyemo muti umugore wawe se niko mwumvire ku mugore niko mbabwiye niko ko dufite uko dupangira urugo rwacu ibyo bindi biraboreba bite ariko Kindege musekesha ni museke nyine ko mupakira urugo rwanyu ntabwo narakubwira nibyo Kindege mushyigikira nyine nk'ubu n'ubufashe kuyo mwizigamiye ukayashora mu gashinga runaka kakakuramira ugatangira kwikorera ivugire sha ivugire n'ubundi ngo iyaguye ntahita yigera ihembe yava mu by'amahembe Kindege ngo mbiveho ubu koko igihe mukesha yatwigishiriza akamaro ko guteganya imbyaro haba mu muganda ndetse no mu mugoroba w'umuryango ntacyo wakuyemo uyu nguyu aba abirwanya igihe cyose igihe yatubwire ko iyo uteganyije imbyaro we n'umugore wawe mubona umwanya uhagije wo kwita ku bana kubaha uburere bwiza kubaha uburere bwuzuye mukabona umwanya wo gukora urugo rwanyu mwumvikana mushyize hamwe bityo mugateza urugo rwanyu imbere kucyo utumva ni mwivugire sha ariko wanze kuva ku izi mukomeza kubyara aho urashaka akana k'agahungu twe ko twabuyobotse ntidutangiye gusoroma imbuto zabyo mumbwirire Berina kandi rega mbiriye wowe yumva nkubwira wizana ibintu byo kuviraho indimu umva nkubwire ntarirarenga pe urabona nk'ubu ufashe icyemezo nk'umuntu w'umugabo urumva ugatangira guteganya imbyaro aka kanya ntibyagufasha wowe n'umuryango wawe ariko iryo teganya mu nsindagira ndateganya nteganya iki koko Habyarimana wana ibyo mumenye Habyarimana rwose kandi yakaremye ni nayo ikamera ahubwo muzi n'ikindi ni munyera agacupa n'inywera ibindi mu bireke cyamusaritse nyamara ntuzatinda kubona ko wibeshye Kindege ariko igihe nabasabiye icupa muraringurira cyangwa ntago mungurira niko urabona igihe mwampereye munongera ngewe Kindege ndabihaze kabisa mwebwe muzateganye nababwira iki naho ngewe igihe cyose ntarabyara akana k'agahungu sizarekeraho kubyara umwana wese Berinari bampa agacupa ese mpambara ko atangiye kugura ibikoresho by'umuziki nyamara yaratsembeye mukuru we Kabera amubwira ko atigeze yiba Marigarita aho ntatangiye kwiraburira naho ubutaha ikinamico inkingi y'amahoro muyigezwaho na Caritas Rwanda ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima binyuze mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC ku nkunga ya Enabel itambuka kuri Radio Rwanda kuwa kabiri isaa 12:15 z'umugoroba kuwa gatatu isaa 2:15 z'ijoro no kuwa kane isaa 12:15 z'umugoroba ku bacikanywe ibi bice byose byatambutse mu cyumweru byongera kunyuzwaho kuwa gatanu isaa 2:15 z'ijoro no kuwa gatandatu isaa 8:00 z'amanywa mwayikurikirana kandi ku rubuga rwacu rwa YouTube wanditsemo ikinamico inkingi y'amahoro. Inkingi y'amahoro bakunze b'ikinamico inkingi y'amahoro, hari icyifuzo, ikibazo cyangwa se indi nyunganizi wifuza kutugezaho watwandikira cyangwa se ukaduhamagara kuri 0789111320 cyangwa se 0788435206 bitihise ukatwandikira kuri email adrese ni
inkingi y'amahoro 2023 @gmail.com. inkingi y'amahoro.